tubifurije Pasaka nziza. Amen. Muriziwe gahubwira bese mubwira takimenye sura bona kumwami muriziwe iwangwa wigikundiro turacecekesha mu izina ry'Umwami Yesu kumvikana ibyo kuramya no guhimbaza muri iki gitondo dukomere Imana amashyi. Yesu Kristo nshuti magara usubiye kubisaba mama muza mwigira imbere n'abana makadogo hariya muzi imbere cyane tuzamurira Imana amaboko. Turashima Imana kuba hano muri kino gitondo. Imana iguhaye ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza Imana yamucyubahiro. Turabashimira ikaze kutwakira nk'abashitsi kandi turimo ariko kandi turabasanga turabakunda turabakristo ba hano niko imitima ibitwemeza. Turashima Imana rero iduhaye kuhaba mukatwakira. Imana yeze umugisha ubuyobozi bw'itorero ndetse namwe wese abakristo muri hano kuba mutwemereye mukaduha umwanya tubihaye agaciro kandi turabyubashe ariko cyane n'ibitwubashe dufatanya twese kubaha Imana yaduhaye Yesu. Tuyikomere amashyi. Turashima kandi kubana n'abashitsi ko bagiye babakira by'umwihariko umuvandimwe Moses kuva mu Burundi ni inshuti yanjye twarabanye mu gitondo tuvuganye ko tubana nuje subira kandi gusubizwa mu imbaraga. Turakwishimira mu iterero ry'abera Imana ibuzumugisha. Ibibazo abantu bagira ibibazo bitandukanye kandi nta muntu umeze kundi. Ni nayo mpamvu abantu bagomba no kwihanganirana mu miterere y'abantu mu buryo butandukanye. Igitaramo numva nje kiremera muri je cyane nushe pasteur abivuga cyangwa se iteraniro iyo tutarengeje abantu bane ngize niba hati Imana ikangirira neza nkagira n'icyo nereko nuko ivuga isa n'umva ariko haremereye hakomeye cyane.
iteraniro rya benshi iyo abantu babishobojwe gutangaza zamutanga amatangazo y'ibigezweho gahunda zigakomeza. Narishimye kubana n'umuvandimwe Imana igweze umugisha, turakwakiriye ugubwe neza. Haleluya. Amen. Nabari abagabo bose bamwe bakira abasore barane inshuti zanje ndabakiriye rwose. Imana igweze umugisha, nishimiye kubana namwe hamwe mu iteraniro. Haleluya. Amen. Dusome ibyanditswe byera. Pastor Kufina Yobi turakwakiriye uruhano umuntu hano cyagiye naje kucyo gutangira nasanze muhari. Turasoma mu butumwa bwiza bw'Umwami Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 12 n'umurongo wa 6. Nanone no mu butumwa bwiza bw'Umwami Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16. Aho hantu hari umuntu waza atasomye kambaze hano mu baririmbyi. Yohana ibice 3 umurongo wa 16 hari umuntu wazi atarahasoma. Umwe nahaguruka havuga avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nayo makuru ushaka kumumenya neza. Amen. Bajya hano ni mwaso naho murahazi mutavuze tawo bavuga abantu batarahasoma tawo bavuga ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu bwanditswe na Matayo 12 n'umurongo wa 6. Mu mikrofone asoma. Some mu izina rya Yesu. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Baratinya cyane. Komeza usome. Yesu arabegera abakoraho. Arababwira ati Yesu abakoreho muri kino gitondo. Amen. Amen. Tureke bijya zo kumukoraho nubwo nabyo ari ngombwa, ariko Yesu amukore. Komeza. Nimuhaguruke mwitinya. Muhaguruke mwitinya. Bubura amaso nibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Amen. Ariko nezero umunezero benuye. Haleluya. Uremere. Amen. Haleluya. Ariko Yesu bubura amaso tibagira undi babona usibye Yesu. Tibagira undi mubona muri notera usibye Yesu w'i Nazareti. Amen. Nkunda Yesu cyane. Yesu w'i Nazareti. Umutwe w'ijambo uravuga ngo tugomba kuba dufite amakuru ahagije kuri Yesu. Namba dushaka kuba abakozi b'Imana beza, namba dushaka kuba abaramyi beza, namba dushaka kuba ab'Imana ishaka gukoresha ibikomeye, tugomba kuba dufite amakuru ahagije. Nta makuru tugomba kuba dufite amakuru yo kumenya neza ko Imana yakunze abari bisi cyane byatugitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ayo makuru murayazi. Yesu Kristo nshuti magara ni wewe
ni ukumenya amakuru. Abari ushaka kumenya umuntu muri byinshi ushobora kubaza kugira ngo umenye umuntu, umubaze icyo akora. Tugomba kumenya amakuru y'urukundo rw'Imana rwateye gutanga Yesu. Hari undi mugabo wantangaje mu minsi ishize hariya mu Buganda na Kivale, hari umwana wari ugiye gutema mugenzi we. Umugabo wuzuye urukundo rw'Imana kandi uwo mwana ntiyarugwira, aragenda ateka ukuboko karabira wa mwana bari gutema. Twamugereranya na Yesu ariko ni umukozi w'Imana. Nta nshuti yaruta iyakwitanga. Yesu w'i Nazareti. Amen. Yesu w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Filipo alivuga ubutumwa, yaravuga amakuru hano, asanga mwene se witwa Nataniyeli, aramubwira mufite amakuru. Nabonye wa mugabo abahanuzi bavuze n'ibyanditswe byanditswe bimuvuga. Namubonye Nataniyeli amutega amatwi, aravuga amuvuga ayo makuru neza. Filipo arayamubwira, Nataniyeli ngo atangazwa n'ikintu kimwe, aravuga ngo se Nazareti hari ikintu kizatova. Ariko cyatumye kitaramugoye cyane nuko yari afite amakuru. Aravuga ngo kubera ko ufite amakuru ahagije, reka aje kureba uwo mugabo Filipo avuze. Kemeye kureba uwo mugabo ibyo Filipo avuze nimba ari byo, reka nigerereye. Aragenda ngo agaseyo, Yesu aramubwira ngo mbonye umuyuda utagira uburyarya, mbonye umuyuda nyakuri utagira uburiganya muri we. Nataniyeli aravuga ngo se urazi wamenye ibi? Yesu aramubwira ngo Filipo atarakuvugisha, ataraguhamagara, atarakubwira amakuru, nariko mbona wicaye mu nzira cyane. Nataniyeli ngo yizera Yesu. Amen. Yaramufiteho amakuru. Tumuzamura tukabise bina. Haleluya. Haleluya. Umuzi Pawulo avuga ubutumwa i Tesalonike, yavuze yarafite ibintu kandi ibintu bikomeye cyane ariko avuga i Tesalonike. Icyane ngo Pawulo kwemeza abantu nzu. Icyaka ngo Pawulo bamenyesha neza ko Kristo yatumwe n'Imana. Amen. Baramufata baramukubita basa n'abamwishe, abamukubise basize bagiye bavuga amakuru ko bishe Pawulo. Ariko babera baramwegera baramufata baramujana, baramutsikije amaje gutara amahanga ahitwa Beroya. Ngo agaseyo ngo asanga abantu ngo bafite ubwenge bushaka amakuru, ngo baza bashaka muzakijwe ibisi yose ngo kugira ngo bamenye ko uzaba babwiye. Ariko aravuga ngo ababo ngo ni beza kuruta i Tesalonike, ngo bashaka muzakijwe ibisi yose ngo kugira ngo bamenye ko uzaba babwiriza. Tureke so abantu bamwe basa n'abaparanga baza bagenda batagira amakuru. Mu minsi ishize hari umugabo wantangaje kandi ugize iminsi mu kanisa, imyaka myinshi yarabateguye inzu umwuka ariko ntiyagira amakuru ahagije. Undi yamakongo bukiri araza ngo aramuhanuriye ngo ikanisa arimo ngo ndirimubereye, amurangira ahandi azoja kwinjira. Yesu Kristo nshuti magara iyo wewe Yesu Kristo nshuti magara niwe Yesu w'i Nazareti.
iki mucumve neza nk'abana afunze beza icyo kivuze noneho naje ngiye kwigishaho gato nk'amwarimu noneho haleluya umuntu ufite amakuru ahagije inkoramutima y'Imana niyo Imana ivuze ijambo bakorana ikiganiro basaba Imana bakavuga ngo rino jambo uvuze twuriganira waba ni kanani kazi yari afite ikibazo ariko mu gisanga afite amakuru ibibazo ko birahari abantu bafite ingorane zitandukanye abantu bafite n'ibyo bifuza bitandukanye ariko bigomba kubaho dufite amakuru ngo ibibazo yari afite ibibazo bibiri biremereye bikomeye cyane icya mbere yari afite ikibazo kubera ko ari imbwa yari umunyamahanga icyo gihe abanyamahanga Yesu azabafata nk'imbwa yari afite ikibazo cyo kuba imbwa ngo agasubira akagira ikibazo cy'umwana we urwaye yari afite amakuru Yesu aramubwira ngo ntibishoboka ko nufata ibiryo by'abana banjye icyo ukimenye wa mugore kubera ko yari afite amakuru yaravuze ngo imbwa ifite ishuri bizitunga no tuvubuke Yesu aravuga ngo mu bayuda sinabona ufite kwizera yari afite amakuru mu makuru mu mateka y'isi murayazi no kubibutsa gusa ibihugu bikomeye n'ibifite amakuru kurusha ibindi ntabwo ari utwara kuko umuntu ufite amakuru arashobora gukora bimworoheye kurusha abanyembaraga bafite byinshi badafite amakuru nariko nsetsa abo twaganira mu cyumweru gishize muri weekend ishize hari ubukwe natashe ariko mutaha ndafite amakuru hari gahunda yahindutse gato sinamenye amakuru y'ibyahindutse haza kuba amakuru abiri mu turere dutandukanye ariko noneho ubujyana ariko ntaha bwari aho nyine aho nari koje naho baraye babihinduye babuhindurira ahandi noneho hajya haje ubundi nyine utarubona ariko ntaha naba ninjira noneho nije barangicaza ndicara sinarebye nama urimo gusa numvisha abasaza bavuga babiri bari kubavuga bafite ijambo numva ibintu bavuze ubwo kwisi bona ariko umunsi gusa nahitenge iminota nka 15 ndasohoka nyine ijambo urugo bundi bambwira ko hari ibintu byaraye bihindutse icya mbere n'amakuru kandi nubwo abantu bakeneye kuba abanyamakuru n'abandi bakeneye andi makuru menshi ameze kandi y'Efeso ngo bari abagabo batagira umukoro cyangwa se ko bakora ngo usinze kwicara ku gatorero ngo no kuvuga amakuru yadutse bakayavuga yashirayo bazi bagahimba ndikugira gusa ngo bagome bashushe amakuru y'izadutse tugomba kuba dufite amakuru ahagije ku byanditswe kandi si ukubigira gusa kizanditswe nk'abafarisayo oya tugomba kuba tuzi neza amakuru y'Imana neza murashobora guteka tesa ayo makuru yose ngo yamenye si menshi ni ibi bintu nka bitatu gusa by'ingenzi ni ukumenya urukundo rutangaje Imana yakunze umuntu byayiteye gutanga Yesu kandi tukamenya ko muri Yesu hari ubugingo icyaka ni ukumenya icyo Umwana ashaka tukagikora umuzabura cyangwa Yesu habe n'abantu bazi kugirirwa neza n'Imana muri gahunda zitandukanye zacu z'abayumva
se murabayumva muzamuramo harimo batangaje mu pasiteri gusa umuyumbe ngo ariko ngoza bashirikira namubwira ngo abene kanisa tugomba kumenya pasiteri utabumwe utanemera ntagomba gushigikira agomba ategerezwa kuba we atanga Yesu ntagomba kuyobora kanisa gisezerano kuko yanabikoze aba yatuvanga timuzwa umuntu umunyembaraga wo gukuri wa bakahicara yohicara ariko atarahi umunsi n'abanyedini bajya bazava ngo bazashikira abayumbe bigeze gufata amakanisa mu gihe cya kera cyashize barayafata bararemera mu mihana mu midugudu yabo ngo bashaka kuvanga igitaramo cy'abantu n'abayumbe kijya kivuma cy'umwami Yesu leta irashaka kwemera n'abandi bagabo benshi mu ntumwa umudiyakoni wuzuye umwuka n'ubwenge witwa Tesefari aranga arava mu gitaramo cyacu tw'ubuhuza uzaba dusambuye ikanisa hafi y'intanga yo kumwita bijya bagiye bamuhimbira kugira ngo apfe ako kantu kari ngo bamenye baraperereje bamenye amakuru ko Tesefari yagumuye abantu bitewe n'iyo mpamvu umva utanashaka kuvuga tumuzamuze Yesu na tugomba kuba dufite amakuru ahagije turanga igisirimba tugende tikigomba kuba kirekire tuzamure Yesu amama haleluya haleluya umugabo witwa Elisa na Eliya yari umuntu ukomeye yagiraga yakaza twikuza umuntu batumvikanye mu mvugo kwara kumutwika ariko yari umunyembara Eliya mutisha ngo bavugane bazumvikane nyuma y'ibyo batumvikanyeho mu muriro kandi amakuru y'umuriro we Elisa yarazanye noneho umunsi umwe Eliya amukandisha gahunda y'Imana muzi ukuntu yamukanze se n'ukuntu Elisa yamwemeraga yaravuze ngo Imana yawe none kubera ko ibyo kandi ari gahunda yo kubagaho kandi ko sigara hano muri gahunda naje ngiye mu yindi gahunda none usigara ngo Elisa kubera kumenya amakuru aravuga ngo kurahira Uwiteka sinsigara ntabwo sigara mfite amakuru Mose
amaze ngo yanga kandi kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo ngo bitewe n'ikintu kimwe ubona amakuru yaramaze kumenya kandi ariko Mose ni umukozi w'Imana uzi ko Mose yari kwa Farawo araheri mu mutsindo Gwari ko gutsimbura trap ariko kubera amakuru yari afite arava musivisi hari byinshi ariko subiye kubibutsa no kubashishikariza no kugira umwete wo gusubira kugira amakuru ku bijanye n'Umwami Yesu. Babagabo batasi 12 bavuze amakuru bamaze kuvuga amakuru ngo abagabo 10 bavuga amakuru barayavuze kuko umwe ko aravuga gutya undi akavuga ko abasaza ari wacu muturaba kaba munganira nikoza bavuga iyo umusaza avuze amakuru ndakababara bakunganira ujya ubundi ujya wunganira n'ubusufuka cyane ku bavuze mu neza muhawa rugeze ngo bavuga kandi bamwe ukamenya ko amakuru agiye kuvuga umwe yari kwavuga amakuru y'isa undi akamwunganira none uko bagenda bunganirana ngo iterane ricika intege ngo abantu bafite umutima woroshe ngo batangira kurira abagabo n'abagore ngo na Mose na Aroni ngo bumva ibintu bivuzwe batari babyiteguye ngo abagabo babiri bavuga amakuru bavuze ibintu bitatu bitandukanye n'ibyo abambere bagiye bavuga ko nabo barunganiye bavuze ko bunganira sinavuze ko mukunganira aho amakuru yose barunganiye bavuga ko bagenzi babo bavuze ariko bavuga ibindi bitatu bagenzi babo batavuze baravuze mu cyambere ibyo bavuze n'ibyo ariko twebwe nkacu kayefu na kare twabonye ibintu bitatu icyane twasanze kandi bakingira twasanze igihugu gifite amata n'ububi icyane Imana twishimiye twobarya kibasize ngo abagore n'abagabo barako barira ngo baraceceka ngo abandi baravuga ngo abagabo bose bapfe n'imiryango yabo ngo basigaje na kare bazaragwe bari bafite amakuru tuzaja mu ijuru ayo makuru mbere nimwitegure mumese ibishura amaraso n'umwana nimwitegure iwe mumese ibishura amaraso babwira ikintu kizabafasha timukaje mu bintu byinshi muzizere w'Imana yato ngo abantu bari babijwe muri byinshi ariko ngo noneho umwe bashaka kumenya amakuru ngo ijambo riva mu kanwa ka Yesu bamwe bafarisayo bari bafite amakuru amatari begera Yesu baravuga ngo se twokorike Yesu aravuga ngo ibintu si byinshi ngo mwizere gusa Imana yato ubundi nazirantwara zose Bibiliya izivuga bari abantu bose bakomakomeye n'abandi mushobora kwibazaho benshi
Seva mbese imbaraga n'umuntu n'imbabazi z'Imana no mu buryo butangaje buza gutandukanya gusaba Imana yemera batandukanya gusa mu myizerere naho ibiri nta niyo mubasha Pawulo yageze abwira Abaroma ariko gusa muzamutekereza ko umugore kibavuyeho mutaha kandi niba muzi ko mwakira kubera iki muzamwirata nk'abantu abatagira iri jambo ryatangaje mu cyanditswe Pawulo yandikiye Timoteyo mu buhamya bwe yavuze amakuru y'Umwami ariko avuga ijambo rimwe aravuga ngo ndashimira Umwami Yesu wambashishije ngo agatekereza ko ndokwizerwa akangabira umurimo kubera ko Pawulo atavuze ibyo yabashije we ibyo yishoboje gukora kugira ngo ndashima ko yambashishije nabyemera akashimira ko wamushoboye nuguhagarara mu mahame y'amakuru twateze cyane isaha zibaye zingana aracyari muto iyo yose twongere tumuzamure amaboko Yesu nabayambaye nasanga mwanditse ngo Imana itazwi itamenywa aravuga ngo iyi Mana mwashize hano mutazi mwanditse ngiye kubabwira amakuru avuga ko ari Imana yari ijuru n'isi avuga ko ari n'Imana yagiye igabura n'ibintu zaba zuvuga bakase no mipaka ni Imana yari kubabwira ngo bagende bayikana ngo bitewe n'impamvu kugira ngo abantu bakomeze kubaha Imana cyane muzasomara muzakozwe n'intumwa muzasoma muzakozwe n'intumwa muhashobora hose muzahera mu gice cya mbere mbese mu cyanyuma ayo makuru muzayasanga rwose mbahaye iyo devoir kino cyumweru musome muzakozwe n'intumwa guhera ku cya mbere kugeza hajya ku cyanyuma ayo makuru muzayahasanga ngo Imana ngo bikora gutyo kugira ngo abantu bakomeze kubaha Imana ngo nubwo abenshi ngo bazashaka Imana bakababuza ngo ariko Imana ntiri kure y'umuntu wese kandi mu makuru mugomba kumenya ngo Imana ntimugafate Imana ngo mushyire mu ishusho y'ibyo mwishyiriyeho bibajwe n'amaboko yanyu mutekereza ko ariyo Mana ariko ngo bavuga ayo makuru ngo abagore benshi b'icyubahiro abagore b'abanyacyubahiro ubundi muri minisiteri mudafite abagore b'icyubahiro tubiza bikunda abagore b'abanyacyubahiro bafite n'utuntu twabo tubegereye bari kujya gusaza bafite ubushobozi bwabo bazamura minisiteri kuko impamvu zitandukanye ariko imwe y'ingenzi ni abantu bagira umutima w'ubumuntu cyane kuruta abagabo nibo bajya bashimikira minisiteri ya Yesu na minisiteri ya Papa yivuga butumwa bakaza bamufasha abagabo bikomeje bamwe baba bavuga ko yazanye ibindi bintu batazi bitari muri gahunda bariko bari b'icyubahiro bafite ifaranga bakabati wowe tukurimo nubwo abagabo bataba basumva ukeneye tumuzamara mu Yesu Maria ngo yegera Yesu ngo ashaka kumva amakuru ngo Marita warushwa nasishe Yesu aravuga ngo Maria we yise muvugabane bwiza mu kubera ko ashaka kumenya Filipo wene yavuga yakorera mu bintu kiba abantu benshi babamo Filipo aravuga ati si ibi bintu ukora byumva arabamusoma adafite ubisobanura ngo amubwira amakuru ngo amaze kumubwira amakuru yakora muri isi bisaba kubatizwa ese nari nufite umwifuza niba ndakene kubatizwa tubatiza dusohotse
gusa twica gahunda y'idini y'inayi paruwasi hano muvana uko bigenda kandi barabizi abacungaji barabizi gusa hari n'abatazakurekera gutyo urabona wizeye unyine ugasaba kubatizwa ntibagomba kukurindiza undi muntu uzizera n'iyi ikindi cy'umuntu gusa icyo tugora cyo gutwara amazi n'amazi ariko tubona amazi hafi nuko ngo tubatizwa tiwumva ko mukeneye kuzarinda abantu mukaba nk'icumi mukabatizwa kuri pasaka kujya ni ukurwanya ikanisa ni ukurwanya ikanisa ariko porogaramu nazo zirubahwa gusa mwabizwa nyimuka mwumvikana mukabati muzabikora ukindi cyumweru uzogutera gusubira inyuma mu cyumweru ukomeza ukizera ukarinda abantu mukabatizwa barakidaya tugende na kumwona Mungu na watakatifu na yule mulima kumuimana kumbuya musaza wacu akaba n'umwira wawe aba yafi Yesu wamenya neza ngo batumvise amakuru afisha baratangurishe gupfa no gusohoka nije buke yigisha bigishware ariko ngo ikibazo kimwe kiremeye ngo igihe cyose y'abandi nabo ariko ngo bakaba bataramenya amakuru ngo biterwa n'abagabo babiri bari bafise Haleluya. Yesu yarabasezeye azi ko ari abagabo bafite amakuru. Kwicara basezeye cyo bagiye gutandukana. Hafate nuko tuja mu bintu birebire twarabivuze. Abo baje inzira murayizi. Tomaye n'abantu turayibe. Tituyizi. Yesu iyi minsi yose n'iyigisho nigishije inzira turayime nije nzira n'ukuri ntawuje kwa data Filipo ati data twereke data nushaka wigeze Yesu waratangara cyane arabata imyaka tumaranye namwe n'amakuru n'ababwiye timuze data arabanga mbonye ababonye data ariko afisha arabanga muri kenge ikigiri cyo kibamarira ngo nukongere nakabasiga ariko munazagerayo mungasaba data kubohereza akabohereza mukawera mubifasha muzabafasha kandi umuntu wese unyizera uwo mukawera ngo azakora ibitangaza biruta ese cyo jamwe murateza ngo batangaza mukora ibintu biruta wese yakoze noneho nibitekereze gutyo bari bacuranga mu bitekereze ize kubabwira amakuru dusoza kwa bigisiri
Isso nakoze ni igitangaza cy'ibyo jambo. Nimushaka muje mu ndimo zose za Yesu zakoze ibitangaza n'abahanuzi. Muvuga umuntu gusa wakoze ibintu Yesu yakoze. Arahari none se bigiye intumwa zakoze zose na ba Pawulo mwabonye se bikora oya tuvugisha kuri gato no tuganire mwabonye bikora se Yesu yadutse bitwo binga ariko nawe bigiho bigitanga Yesu Nazareti haleluya Yesu kubera kutwemera turamufata n'ibikubona Yesu gukora ibintu byose uruhare Pawulo yabikora ibintu aravuga ngo nitwe tuba tubituma mu kintu ibikomeye Yesu yari yabikoze ibikomeye biri mu murimo wo gucungura umuntu Yesu yari yabikoze ibindi byose n'ibiriya ba Pawulo bagiye bakora n'ibyo byose bakora natwe mukomere Yesu uhagaze mukiriza kurugirugize utegereje yuko bagukingurira ariko bene data n'ibyisubinyeshe ukigera Yesu mucuruzi ashana Yohana Yakobo ngo bageze ku musozi ngwijwi riravuga rivugira mu ijuru avuga ngo Imana wanjye yo n'amakuru bari bashatse kumenya ukuri ngo uyu mwana waje kamushimira uzana ngo iryo jwi rivuze ngo bikubita hasi bubamye ariko kandi k'abantu bahwereye Yesu ngo arababa Yesu yaramaze guhinduka ishusho y'abagirana ngo arangije ngo abonye ko bagize ikibazo kiremereye gikomeye ngo umwami Yesu abakoraho Yesu abakorera n'ugusa n'umuntu udafite icyerekezo Yesu abakorera ngo Yesu abakora ngo bakozeho bamunamuka ngo arabahagurutse bavuga ijambo aravuga ngo tumutiye muhumure tumutiye ngo bashaka kumenya ngo ryaje ngo ryaturutse ngo n'umuntu warifuza ngo bashatse kureba uwo muntu baramugura ngo bakomeza kubona Yesu tubifurije Pasika nziza amen muriziwe gahubwira bese mubwiye takimenye surabona kumwami muriziwe iwamugwa w'igikundi ni umwami w'isi tubifurije Pentecoste nziza umunsi Dawudi akorogana na Abusalomu hakozwe ikintu gikomeye cyane kugira ngo Abusalomu aje ku ntebe ya se Dawudi
ngo yashizeho abagabo bazi kuvuga ngo bashobora no kumvisa abandi baba ngo bavuga amakuru gusa ngo abandi bagabo barabumva baravuga ati bitewe n'amakuru twumvise Abusalomu avuze Dawudi avuga ntacyokorwa kandi gikomeye kandi cyohinduka udafite amakuru. Umuntu udafite amakuru aza arwanya inshuti ye gituma. Umuntu udafite amakuru y'ejo hazaza n'ibyo bazaba mutaza agakora azabira gute ese nibyo si mutavuta aho ubaka ugeze kigenge cyo kuba abantu bose batagira fiso batana abo cyane babonera mu bintu bitari bike ariko kimwe muri ibyo bindashira bazabaga yuzo bakorewe kandi hari hiteguye gukora byinshi bikomeye kuruta ibyo bantu bakamabira ibyo gukubita. Tubifurije Noheli nziza.